wageze kuri Rwema oya uretse nawe oya Claude rero urafite umunwa nanjye mfite umunwa niwe untunze kandi byose birashoboka aka kanya Rwema ushobora kuba utangiye kumwibasira nawe kubera ko nawe kuri iyi mihanda arimo agenda ari imbere cyane ukabaho utinya uti ubu Rwema uje muri iyi mihanda kandi iyi mihanda ayirimo kuva kera ariko Rwema ntabwo ari umupasitori wenda niyaka ntabwo ari icya 10 yakisabye numva kuba yabisabye birashoboka kubisaba uriya muntu yego no umusesenguzi kuba ari umusesenguzi atandukanye ko mwamugereranya na Potre sibyo none se Ndimba Claude wowe niba kuhanira ko wasabye icya 10 ukabisaba yego bitandukanye n'ibya Rwema bitandukana bitese uretse Rwema bitese banze ngusubize yego sawa nta kibazo ibyo ari byo byose ngewe icyo mbona nongere ngisubiremo yego Claude kubera ko arimo arabona kuri imihanda abantu barimo bamwataka cyane bande se nibyo cha ahubwo niba arushaho kwataka reka Ndetse kwataka se kandi bandi mu mihanda twe turashaka utari gutuma nkubaza urambaza se kandi numva uhagaze wowe banza wumve se wowe na banza wumve se wowe na Ben wagasara banza wumve se kuba we yabona amafaranga none reka mu turashaka ofisi kugira ngo nawe amafaranga no Claude ntabwo cyakira none bavuga ati Rwema hari we yifuza ubundi buryo we turashaka amafaranga banza wumve se turashaka oya kubikirizina ntabwo banza wumve ese ubundi ushingiraho ubundi ubundi washaka ko perezida w'imihanda abandi inde wenda waba waratoye abarabaye amato tega amatwi wenda imihanda arayibohoje none tega amatwi abanyamihanda bari barabuze banza wumve none arayibohoje none wowe akanya utangiye kumurwanya igihe rero yifite uramwambura ubuperezida ko ntabwo wamuhaye urashaka ko bujyaho ndi Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Ane rero kandi turabakunda. Nizere ko iki kiganiro muza kukireba kuri izi channel zose ariko nimutanakireba iwanjye mukirebe kwa Ndimba cyangwa se kwikazi. Ubuze hari uko nabagiriye. Pastor Claude niyo nzi Imana ifite PS. Amen. Ndimba TV menyera nkudimbi. Ngayo nguko. Byose birashoboka. Aremewe. Ko byose birashoboka. Warabyumvisha. Buriya nta muntu n'umutagira inyito. Ariko se amajwi yanjye araza guhura ate na Pastor Claude buriya. Uko byagenda kose Pastor Claude ntago ari buze kumvikana mu gasaba. Yewe ndumva byahataye. Mubizi kijwi ryanjye ari do technique. Araza kujya mfasha yakwegereze kuri mikro yanjye. Oya giye urabizi kijwi ryagenda. Ko mwambaye amashati asa mwabivuganye. Oya buriya rega abakozi b'Imana burya barerekwa. Ibi ni ibintu byari byaragenwe niyerekwa. Byose birashoboka. Byose Ndimbati rero yose rogira. Byose birashoboka. Kuro reka bari we ntangirira ngo ayikaze. Murakoze cyane ku mikaze ku ikaze TV no kuri Ndimba TV na Gasaro TV. Yego. Kubuhuye na Ndimbati ubyakiriye gute rero ni nyuma y'ibyavuzwe byinshi mu byo twagiye twumva ndetse no yarabyumvisha ko uwo munsi bivuga twari kubena Ndimbati ngo Pastor Claude na Ndimbati bafite ibibazo bikomeye ubwo niyo mpamvu none uyu munsi ngarutse kuri aba bagabo bombi wundi ufite iki kibazo cihe na Ndimbati mwegeze mikro numve oya nda mikro ijwi ryanjye rirasohoka yego jewe na Ndimbati reka maze shima Imana ahubwo muri uyu mwaka wa 2023 ko ari umwaka turi kumwe nawe mu kiganiro atari umwaka hari igihe namusuye ari gutya avugira hariya nanjye ndi hano ntacisha amakaboko ngo duhana akaboko neza rero bivuze ngo ni ibyishimo bikomeye cyane kandi nsabe n'abantu baje bareba Ndimba TV
kubera yuko bamuzi muri filime zitandukanye bamuzi asetsa abantu ariko uyu munsi wa none nawe afite icyo bita ikivi kiwe cyitwa Ndimba TV. Nyuma y'ibyo rero uyu afite n'ubwino bwinshi, azi kubabara, azi kunezerwa, azi kuba umuntu ari ahantu, azi kuba atatembera, byose rero uyu nguyu afite ubuhamya bwinshi butandukanye, byose birashoboka. Iyo ni siroga ya Ndimbati. Hanyuma iwanjye ni Imana ifite PS. Imana ifite PS, byose birashoboka. Ndimbati umunsi twari kumwereka mene nanjye umuceri nkuko njya numva hari wabakoje ateko se Pastor Claude ubundi mupfiki. Ubundi mu byukuri ko mbona nta n'ikintu mupfa tubwire. Ababikoze cyangwa se basubize. Byose birashoboka. Buriya Pastor Claude nta kintu dupfa. Nta nundi ngira icyo dupfa nawe. Yego. Ahubwo Pastor Claude kubera ibibazo byinshi uzasanga Pastor Claude kubera ibibazo byinshi asubiza. Ndabizi neza ko Pastor Claude ari we muntu ushobora kuba afite kamera nyinshi zimaze kumutunga ariko ntandusha. Oya sinakurusha. Ntabwo andusha. Muri byose birashoboka ntabwo naharuka. Ntabwo yarusha byose birashoboka ariko kubera ko Imana ifite PS, buriya nawe ari mu bantu kamera nyinshi zibasha kugendaho. Ntabwo rero buriya yasubiza ibibazo byose icyarimwe. Kandi uriya munsi burya naje kuvumbura n'akabanga ngo hari umwana wari umurakaje. Kamera irazamuka ariko nyuma yaho yarampamagaye aravuga ati burya tuzi ko namenye ibintu nashubije nabimenye ari uko mbyumvishe. Yego. Yarampamagaye kuri telefone arambwira ati rwose burya byacyakiri cyagisubizo nagushubije ntabwo cyari icyawe. Cyagisubizo nagushubije ntabwo ari cyo nagomba kugusubiza. Nari mfite akantu k'akajinya umwana yarandakaje nuko byagenze kandi Claude nta kibazo twagira. Ariko se Ndimbati yari ikintu uvuze ngo kamere. Abantu benshi bazi ko umuntu witwa Pastor Claude agira kamere. Ndetse kamere ngo yo gusubiza ejo ndari wabwiye mu bice bya papa we ngaba ari byo azajya akina nabyo nako kari trend cyane. Uri umudamu rero natwara igitsina gore. None ntabyo mvuze. None se jambo wavuze niryo mvuze. Ari uwavuze ngo igitsina cyarakigendana. Ngabari umushyiro mikro ba. Banza wumve. Ndimba rata mudufashe. Hari uwavuze ngo igitsina cyarakigendana. Ubundi we yari yavuze neza ubwo cyangwa yavuga ati umwanya w'ibanga ngendana nawe. Natubwire baba. Buriya rega igisubizo buri mudamu akubajije kandi koko cyaravuzwe nta nubwo ibintu akwiriye kubitindaho. Igisubizo bari bakibonye mu kanya. Hari igihe kuko byose birashoboka. Birashoboka ko Claude ashobora. Byose birashoboka ko Claude ashobora kugira gutya hakagenda nijoro. Birashoboka ko ashobora kugenda ku manywa. Birashoboka ko ashobora gutwara imodoka. Birashoboka ko ashobora koza imodoka. Birashoboka ko yagenda n'ibirenge. Kuba rero yaravuze niyo myanya nyine birashoboka kandi byarashoboka. Igitanga nabandi ko babivuga se. Ariko ni Claude yabivuze. Ariko ni pasteri. Byose birashoboka. Tugendane rwose reka nze mbatse umuriro. Ngwino watse umuriro ariko byose birashoboka. Niba naricenga ngatekereza. Nararyamye igihe kimwe. Ndaryama ndatekereza nta nubwo nari ndi kure nari ndi muri gereza. Ndi muri gereza nararyamye maze kubona ibintu birimo bigenda biba n'ibyabaye byose. Nsanga nijoro ndasenga mbwira Imana iranyumva irangije ijambo rivuga ngo byose birashoboka. Kuba Claude icyo yavuga cyose, kuba Ndimbati icyo yavuga cyose, kuba apotere runaka icyo yavuga cyose, byose birashoboka. Yarabivuze kandi yibihakana byose birashoboka. Ngarabivuze kandi yibihakana ntabwo yabihakanye nawe. Oya ntabwo nabihakana. Gusa izina pastoro buriyo nza kubivuga Ndimbati iyo Ndimbati aza kubivuga ntacyo byari gutwara. Ntacyo byari bitwaye. Umukinnyi wa filime hanyuma ikindi iyo bivugwa na Papa Sava n'umukinnyi wa filime iyo bivugwa n'undi muntu wari we wese mbese nuko ari izina pastor. Bivuze iki rero? Bivuze ngo umujinya nta muntu n'umwe utagira umujinya. Je mbizi neza ko nta utagira umujinya na Yesu yagize umujinya n'Imana irarakara. Mose yararakaye yarayoboye Abisiraheli
Imana imubwira gukubita kangahe ku rutare, akubita inshuro zirenze kubera umujinya yatewe n'Abisiraheli. Hanyuma igihugu cy'Ikanani ntiyagishyikira. Niyo mpamvu nabwiye abantu ngo niba nyimbabarira nzahora asaba imbabazi, ntabwo udasaba imbabazi, kuko Dawidi yakoraga icyaha buri munsi akajya imbere y'Imana agasaba imbabazi. Hanyuma Imana iravumubwira ngo Dawidi mu bami bakubanjije n'abazaguheruka ntawe uzagira umutima umeze nk'uwawe. Bivuze iki rero, iyo umuntu asaba imbabazi akora icyaha kumva ko yakosheje, buriya gukosa si kibi, ahubwo ikibi ni uguhera mu ikosa ntusabe imbabazi. Yego, muri make usabye imbabazi. oya ndimba aremewe. Muri make, mu magambo makeya icyo numva ni nko kuvuga ngo Ndimba uko nagusubije umbabarire, ariko abagabo buryo nibasaba imbabazi mu buryo bwo yarambwiye ngo akaba pasiteri kashobotse, ngo kaba yahagaritse akaba pasiteri kashobotse, kandi byari ngo kaba pasiteri kashobotse. Ndavuga nti nawe igihe wafungwa agasemageragere akaba stari kari kashobotse. Ariko mbere iyo gusubiza yo kubaza ikibazo urabanza ugasubiza, wari kubanza ukamusubiza ukamubwira urumva yarihuse hari mutena yarihuse kandi erega yararimo abazwa n'ibibazo byinshi. Yarimo abazwa ko ari we ngo uri mugambanira Yongwe, ibyo byose byari biri ku mutwe we. Ibyo byose baramubazaga bati Claude kuri hanze aha birimo bivuga ko uri mugambana, kandi nawe akabihamya akavuga ati Yongwe aramanuka kandi atarakatirwa. Yongwe aragenda, njyewe ati 60%, ati njyewe rwose reka mbabwize ukuri nta cyizere, aramanuka iroza arayambara. Abantu bakamubaza bati ni ukubera iki? Ati noneho atariko nimureke mbabwire, ati buriya ni hakeya umushinjacyaha yongera agasaba ijambo akavuga ati icyo nongeraho. Ariko ntago wagendeye ku mushinjacyaha, wagendeye kuko Imana yari imibikwereka, cyangwa wagendeye ko Ndimbati rero wowe ntago nakubwira ngo ibi ngibi urabizi kuko ni ibintu cyane. Yego, ibintu by'imanza urabizi, ibintu by'inkiko urabisobanukiwe. Aho nagiye ngera kenshi nkabona umushinjacyaha asabye ijambo inshuro zirenga zingazi asabye umucamanza. Aho hantu navugaga ko harimo tena, kandi tena ikazaza mu nyuma. Ariko nubona umushinjacyaha avuze ashinjije rimwe gusa, umucamanza akamaza ati ubushinjacyaha cyo mwongera batoya urukiko ruzabisuzuma, aho ngaho umenye ko Uwiteka abihagazemo. Ariko nubona umushinjacyaha asaba ijambo atawuya akongera agasaba ijambo, aho hantu nabonaga ari sababu. Ariko nanjye basabaga ijambo kenshi, ariko nge ntibarisabaga ahubwo inshuro irenze imwe. Ndimbati ati singushyira amakenga nanjye Pastor Kuro. Banza wumve Ndimbati rero urabyibuka, none se aho waburaniye ubwa mbere niho watahiye? Oya, ntabwo ariho natahiye. Ariho watahiye, ariko kubera yuko buriya hari ibintu biba byivugira, hari ibintu bivuga n'ibitavuga. Urabona ibintu byawe byarivugiraga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, byarivugiraga. Umwana yarabibonaga, umusaza yarabibonaga, umuwari wese yarabibonaga. Ibintu bijyanye n'imyaka n'ibiki, icyambere wemeraga abana karabawe, abo ndagushimira ejo bundi wabajyanye ahantu bana baranezerwa bamera neza. Ayisaruti Ndimbati ese nta nubwo wabonye ko nejo nabajyanye kubera kwa nyirakuru. Oya, ntabwo nabibonye, ahubwo icyo kiganiro ndagisinziraho uyu munsi. Nabajyanye kubera ka nyirakuru. Uremewe. Ahubwo Pastor Kuro nibyo, hari ahantu ukomoje uravuga uti nawe ntabwo ariho watahiye. Hari ahantu koko ntabwo ariho natahiye, kuko nayo ngo ashobora kuba atariho ari gutahira. Waba ufite icyizere cy'uko nawe buriya ashobora gutahira ahandi mu rundi rubanza ko rugihari mu misi? Mu by'ukuri reka nkubwire ntanakubeshye, ntabeshye n'abantu. Ariko hari n'iminsi 30 yarayijuririye, azayiburana. Ashobora gutahira ku minsi 30 cyangwa ashobora gutahira mu bujurire. Nanone ariko Ndimba wari ufite umwavuka ushoboye. Aho nanone buriya kugira ngo umuntu agire uriya mwavuka wawe Irene bayisabe, nokora aremewe. Buriya iteka iyo umuntu gasaba, ndabona ndebye igitsure kubera yuko buriya mu rubanza niyo mpamvu habaho Minisiteri y'Uburezi, Minisiteri y'Imari, Minisiteri y'Ubutabera, Minisiteri, buri muntu wese muri domene yiwe. Hari igihe ushobora kugira umunyamategeko ariko kandi ugasanga dosiye ntimuyuhurijemo neza. Umuntu yafite umunyamategeko uzi bya itegeko nimero n'iri ryavugure ku itariki n'iyi, kuwa ryavuguruwe itegeko shinga nimero n'iri nkuko ryavugura iki n'iki, uwo nguwo rero sasa
uwo ngo arabicanga akabicanga amategeko hanyuma akagendana n'umushinjacyaha bye none umucamanza akavuga ati aba bose basoma by the way basomeye hamwe icyo gihe rero akagira uko abisuzuma urukiko rukabyicarira aho rero niho navuga kugeza ubu haracyari kare ngo mvuge ngo ibindi kuri korode hari akantu ubu ngubu gahise kaza gaturutse hari imbere yanjye nkareba hariya kwa beni kaje kavuga gatese abantu reka kandi urebe ukuntu abantu bari buze ubu ngubu kubihindura ukundi ubu abantu bashobora kuza kubihindura ko kubera ko banze umwavoka kubera ko bapinze umwavoka ufite isano n'ukuntu wari wamugizemo uruhare ubu bashobora kuvuga ngo aka kantu uvuze ngo umwavoka bashatse ntashoboye bashobora kubivuga bisobanure bisobanure kuko abantu bashobora kuza bakavuga bati aravuze nyine uravuze uti umunyamategeko wawe arashoboye ubwo bivuge ngo hari ukuntu ariko se Ndimba twe kujya kure tujye tubwiza n'abantu kuri abanyamategeko bafite ibiciro bitandukanye ntibigana se bariga banza wumve hari icyo bita uburambe mu kazi yego nose ubu Gatera Gashabana wamuha 500 akakuburanira urubanza simbizi Irene Bayisabe wamuhaye 500 byaterwa nuko mwavuganye oya suko mwavuganye oya hari icyo bita umwexpert mu kintu runaka twe twavuze n'abakonsirita uzareba abakonsirita mu bya finance buriya nabo baratandukanye kure rero icyo twavuze turimo turabwira abantu badukurikirana ejo umuntu nagira urubanza ugomba ntuzarebe ngo urashaka umwavoka wa make shaka umwavoka akugaragariza akazi azakora akwereke mu buryo mu cyangwa ubundi kandi ko ashoboye ka kazi kawe ubuse n'abashaka bamenshi bagatsindwa abaki oya usibye n'ibyo abantu bajya no kwivuriza mu Buhinde bakagwayo ariko babagerageje hari cyo bita kugerageza byose nyine icyo ngicyo nicyo kintu nagira ngo abantu bataza no kucyumva nabi ku ruhande rwawe bakaza ugasanga birongeye bibyaye bifu urabona baravuga bati Pastor Claude afite uruhare mu gufungwa abo ngabo payongwe none urongera avuze uti niyo ndebye n'umwavoka afite oya ntabwo ariko navuze muri iki kiganiro mwaka byarana muza kutwumvira neza aho yavuze ku mwavoka bavuze ku mwavoka navuze ngo twavuze ku bijyanye n'urubanza rwa Ndimbati namubajije Irene Bayisabe wamwishyuye 500 akuburana atoya oya Bayisabe nta nubwo namwishyuye abantu abo batagira ngo nta nubwo namwishyuye ni inshuti yanjye nta nubwo namwishyuye abantu batazajya bibaza ngo namwishyuye ubundi se namwishyura iki arya amakara se namwishyura iki se ntukatubeshe nawe namwishyura iki se arya amakara oya ibyo kurya amakara none so abantu bose bazi waho ukabagaburira ashobora gato ashobora kwera guciye make ariko oya njyewe ese mwumva ibyanjye mbabwiye ndi hano imbere ya kamera umubano wanjye na Bayisabe byose birashoboka ahubwo ikidashoboka ngiye kureba ni ukuba yamuha makeya y'intuze y'umusoro kuko iyo baciye amafaranga bakajya muri systeme hari umusoro batanga wa revenue authority ibyo ngibyo yenda Ndimbati nyuma yo gusohoka hari uko baba barabiganiriye nubwo tutari duhari biranashoboka ko nawe yawutanga biranashoboka ko yawutanga byose birashoboka ese kuki abantu baba babyibaza reka tujye kujya mu kazi byose birashoboka urumva kuro aho twaba twinjiye muri dosiye y'abandi itanatureba atari nayo uyu munsi yatuzanye hano hanyuma rero ariko njyewe ndimo ndemeza ko Irene Bayisabe aremewe reka tubyemeze aremewe kubera ko baretse gato kidori n'undi uyu munsi watsinze urubanza umwavoka rumuhagarariye nawe ari kuvuga ngo aremewe kuko yatumye atsinda rero ni ukuvuga buri muntu wese mu cyiciro ariho ku giti ariho no ku kamaro umuntu yamumariye si byo Ndimbati twaba turi gupfobya abandi bavoka cyangwa abanyamategeko tunabisubiyemo ariko nuko nashaka gusubira inyuma mu byayo ngo simbishaka mu rukiko n'umwavoka ijambo yivugiye yavuze ijambo ngaho mpfu Ndimbati yarabyumvaga yaravuze ati nyakubahwa madamu mucamanza ubu ndamutse muburaniye agafungwa umuryango we wagaruka ukavuga ngo nimbasubize amafaranga bampaye nyine none se urumva bishoboka nyine ibyo yavuze nibyo ntibishoboka
nese muganga avuye umuntu agapfa hari ubwo bavuga ngo nsubiza dusubiza twavuga ngo n'abantu bajya mu Buhinde bakagwayo bitewe n'ubushobozi bari bafite bazi ko ariho bari bukirire ariko ntibishoboke ibintu byose rero byose birashoboka byose rero birakomeye. Hanyuma ejo ndirabonye ikiganiro cya Scovia. Yego hari amagambo we Scovia nde Scovia Mutesi hari undi uzi se okay ntabwo Scovia nzi benshi oya navuga ngo wasubije ubona asubije nasubije benshi Scovia benshi yegora Scovia numwe ese ko numva cyangwa se birashoboka yuko wamugani wihani byose birashoboka oya iyo slogan ya Ndimbati Imana ifite pièce ibyo ngibyo byo mbe munabizi oya byose birashoboka Imana ifite pièce byo bihuza kugira ngo ariko rakakubwira byose birashoboka Imana ifite pièce komeza nduga ku ijambo nta wundi muntu emerewe kuyikoresha byose birashoboka Imana ifite pièce narayandikishije byose birashoboka narayandikishije yego ukiriya kiganiro cyo cyakiriye gute ikiganiro kihe icyo wabonye nabonye yakoze mu nyuma yego cyo yakoze mu nyuma nacyakiriye neza kubera icyo cyakiriye neza yakuyemo ijambo ryo kutajya ku rukiko bwa mbere yavuga ngo ubundi njya ku rukiko gukora iki umunyamakuru we Sam rero baganiriye yavuze ati rwose afite uburenganzira mu buryo bwose bushoboka atari ko bya bindi ati Imana izamufashe ntibizongere kuvugwa yego urumva ukibuye neza aremewe nawe rero uvuga neza ijambo nuko ndamushimiye kuko yaragarutse kandi agaruka neza yego yaragarutse kandi agaruka neza ikindi abanyarwanda dukwiye kubana mu mahoro yego twifurizanye neza no guhugurana si icyaha ariko nanone guhugurana umuntu akarenga karimbi rimwe na rimwe ntabwo ari byiza bituma umuntu avuga n'ibindi umuntu ashobora kuvuga ibintu 100 bigatuma umuntu uwo wabwiye avuga 101 ntabwo ari byiza rero narashimye ku magambo yasubije ntabwo uzongera gutukana ikigaragara cyo kujya mu murongo ibyo byose ni nko nakuvuga ngo nawe ntuzongera kujya mu matiku yo gukasaro TV nyajyamo kuko ari mwe mwayazanye nzongera kiwemera ko abantu bavuga amatiku kandi ari wo babazaza umva uretse nyigusubiza icyo mbanze ngire mikoro neza impamvu mutayazanye yego fasha aya mazi kamara nta wabavugaho sibyo niba mwemeye rero kuza mukavuga ni muduhe show ahubwo sha nta yandi ari kuza amatiku none mwebwe muri kuza mukavuga uretse gato none Ndimbati dukiranure sibyo uretse tubaze uno mupapa dukiranure umunyamakuru ubundi niba vuze ku matiku wayazanye uramushinja iki erega buriya abanyamakuru babayeho kubera twe yes setu dutuzwe abanyamakuru babeyeho kubera ko ibyamamare kuko nawe uri icyamamaye uremewe iyo utavuga ariya manuze ntago ari buriya uzana nagira ngo nkomeze buriya Claude nagira ngo uzajye unagira unareba kure kuko abanyamakuru bundi hari n'igihe baba bashaka show zituvuyeho ndetse baranazikereya kubera ko baba bataduheruka kubera ko baba badaheruka ayo matiku kugira ngo bunguke barayakereye kugira ngo twunguke namwe mwagiye mu mubare wacirika namwe muri gucuruza Ndimbati vari gucuruza nayo ikaze tivari gucuruza niyo muba mutacuruza izi kamera 3 zazira icyakoze muri iyi industry sibyo uramutse utarimo byaba bibishe oya tubwisanye ukuri abantu bise bashaka kwerekana ngo Ndimbati ndeba ukuri kuba kwishi cyane Ndimbati reka rero pasta nagira ngo kugira ngo dutange rero abantu bajye batanga show dutukana cyane ikibazo rero dutukana cyane noneho Claude yasutse amarira dutukana cyane abanyamakuru uburyo babaho ikibazo gihari cyangwa se bagutuka mwegeze mikro uzindimba ugira gutya nabwiriza ijambo ry'Imana ntibabirebe avuze neza ariko ubu ngubu nivuga ngo Ndimbati yavuze ngo byose birashoboka baraguruka mu kirere barashaka kureba Ndimbati yavuze iki kuri Claude icyo cyo nacyumvise niwandika ko basekuranye kunuze ku rukiko itavuzwe mu magambo tuba twavuze yego rwose bivuze iki rero abo bantu nabo bagiye bamenya kuki mutareba ijambo ry'Imana
mugakunda amatiku ahubwo nibo bakunda amatiku bakatwita abanyamatiku yabaga babimenyaga rero uri kwibura ahubwo noneho reka nkongere ikindi kintu yego kandi abantu babyumve nabi tugomba kwishakira imirimo sibyo kuro tugomba kwishakira imirimo utigute urabona ikaze yahageze Nimba yahageze Agasaro yahageze Gasaro rero niba yahageze twese tugomba kubaho kubera ko twishakiye imirimo bivuga ngo rero ndaza kugaruka muri cya kibazo tunakibwire n'abantu ngine ndongera mvuge none se abapasitoro urabona batungwaga n'amaturo yego agatungwa n'icyacumi ibyo bintu biranditse rwose muri Bibiliya ko umukozi w'Imana aba agomba gutungwa n'amaturo n'ibyo mu rusengero none byajemo ikibazo ikaze rero igomba kuza ikunganira umukozi w'Imana ikaze ikunganira umukozi w'Imana agacuruza nawe akabaho agakomeza akabwiriza ubutumwa ntago nkubwiye ngo ureke kubwiriza ubutumwa noneho bavuze ngo ntimuzi ko uyu murimo dukora ari udutunga uzagira Pawulo yaravuze ati ntimuzi ko uyu murimo dukora ari udutunga none amaturo rega buriya ntimugire ngo n'abakristo buriya bazageraho rega bavuge bati ibi bintu twamaze kubona ko birimo kuzamo sababu ntibature uko byari bikwiye cyane rero hagomba gushakishwa akandi kazi kunganira amaturo kuko ntabwo azakomeza kuboneka nk'uko yabonekaga rwose yego muri make basubije ngo ducuruza ibyo mukunda bivuze iki rero ibyo bagura aragira ati akaba pasiteri kashobotse amaturo aba yahagaze ariko kandi reka tubwire abantu ngo gutanga icya 10 n'amaturo ntabwo bibujijwe ahubwo bitemewe ni yandi yakwe kujya mu giciro n'umuntu ugiye gusengera ahubwo wowe udatanga ituro bagiye kugusengera ni ikibazo icyo akora kitemewe ni ukujya mu giciro ni ukujya mu giciro ngo amafaranga naya Imana iravuze ngo tanga miliyoni n'ibihumbi 70 niba utatanze jya handi urayitupa ese ikindi cyangwa mbonye isanduku mbonye urupfu wawe ariko ubundi icyo kintu cy'ubuhanuzi nacyo tukivuga ikintu cy'ubuhanuzi ni gute ushobora kumpanurira ngo urapfuye urarangiye uragiye urahenentutse yego buriya wowe uhanuye neza none se buriya uzi uhanura uvuga ngo ndabona rwose ngo gutaha rwose ndabona umunyururu kuki niba koko abantu basenga bagasenga Imana yumva njyewe ndabyemera ko ndasenga ariko nsenga Imana yumva kandi isubize umuntu ni gute aguhanurira ngo ndabona ngo urupfu imbere yawe ni ikibazo gikomeye urupfu urwo rupfu uri kubona warwiboneye ari urwawe kuki umbonera urupfu ubundi si urupfu burureba narufite ubundi urupfu ni ruhari ngusanga imageragere na Prestige naziye mu cyanditswe muri Yesaya 40 haranditse ngo muhumuriza abantu banjye mwabwira amagambo yurutse imitima mwabwira ko iby'impuha n'intambara bishize yego nagomba kukubwira ngo Imana ifite piyesi kandi ndabona mu gihe kidatinze ugiye gutaha yego kuko byose birashoboka no kuri iyo ngo byose birashoboka kandi tunaharure ndashaka kujya gusura Apotre Yongwe ufite gahunda yo kujya kumusura kuri uyu wa gatandatu urajyayo n'abampora iki byose birashoboka batatu byose birashoboka byose birashoboka dusoza n'icyo babwira Claude Ndimbati ikintu nabwira Claude nuko kuro ntugatinye ibyo abantu bavuga kuko byose birashoboka urakoze cyane icyo ngicyo ni impanuro yanjye nanjye ntugatinye ibyo abantu bavuga kuko byose birashoboka kuro watukana uri umuntu ikintu icyo ari cyo cyose wagikora kuko byose birashoboka ndarakara nkuko abandi barakara byose birashoboka na Yesu yararakaye byose birashoboka Mose yararakaye akubita kwibuye nicyo babwira Ndimbati nawe dusoza Ndimbati cyo namubwira ndabanza kumushimira icyambere ndabanza kumushimira uburyo yashyize ibintu mu murongo uko yabyemeraga mu rukiko aburana ashinjwa n'abana b'abantu bamushakira ibyaha bashaka ko yahera muri mageragere ariko Imana ikaza kumukurayo akaba yaremeraga abana n'abanki akaba yaraje kandi koko abana be bakaba biga abana be akaba basohokana abana be bakaba bakunda akaba bitayeho kandi nkaba nabonye yakoranye ikiganiro na Fridaus mama w'abana nanyu umutima wanjye waranezerewe rero Ndimbati ndagushimiye
naragushimiye nanaguhamagaye ndabikubwira mu buryo bwose budasanzwe kandi uzagera kure uri umutsinzi uzakomera uzagera no kubyo utararebesha amaso yawe kuba ukiriho ubwabyo nicyo gishoboka amina byose birashoboka ciao ciao kandi bahumugisha mukore subscribe ikaze TV Gasaro TV sawa sawa Niba TV amen tunomitse boy P onika swezi matwe shima kamba soza mana humugisha kandi ikomeze ibarinde. Aujourd'hui, tout de suite à ce moment, je suis avec mon cher ami Arben ndetse na mon père. Haundi ni Pastor Claude aka P. Piyuni. Uramusetse mbaza ngo usetse kubera iki? Usetse kubera iki? Pastor Claude yatagiye kugira ngo. Ariko Pastor Claude reka ndamubaza reka banze yambara ino microphone neza. Pastor abantu badasobanukirwa ngo iyo ugize ngo gutanyine ukubita urutugu. Iyo ugize gutya kwa kuni nyine ukubita urutugu ngo ikaze uranyumva neza amen ikaze ngo gutyo urabona rero reka dusobanura abantu urabona nkiri umudivantiste yego hari iciciro cy'urubyiruko cyitwa abajiya jiya toujours prêt J'ai toujours prêt. Service d'audier, amu commandement, toute raisonnité, coup fondé, toujours prêt. Twagiraga gutya. Ndagukukiyemo. Aha rero ruvuga ngo urumva ngo Umunyarwanda aciye umugani ngo agatoki kamenyere gukomba gahora garagahinga agatoki kamenyere gukomba imbehe gahora kagoramye none ibintu nakoraga mu Adventiste rero navuga ngo j'ai toujours prêt. Wabyumvise noneho ni kavure Harya bajase mujyana basashemo. Nabitwa bagida ba chef gida ba kibose kuzambuka ibintu nk'ibyo. Byose bijya kubona nk'aba scout kimwe. Ibintu nk'ibyo. Noneho abantu bazabona ngize gutya ngo ugoromba ngize ngo toujours prêt. Nuko diruzo waki. Umehenze ariko hari ukuntu yambaye agashati ukavuga utakanukiramo amadolari. Ikaze TV iri kugabura. Ikaze TV Rwanda yego yubakwe. Yego Mu Rwanda na amahoro. Yewe kapurari wihishiyo majoro wihishiyo wayu nta mukuzi Theogene yararirimbye ati wanze kuza kuneza nuza kungufu muzabonana hanyuma rero u Rwanda na amahoro u Rwanda ni umubeya ikigoro cy'umubeya burakizi kiryoha neza fresh u Rwanda ni umubeya uraryoshye pe uraryoshye ibintu ni fresh rero niyo mpamvu rero nanjye navuze ngo ikaze TV Rwanda abantu nibaze tubahaye karibu mu Rwanda ikaze TV mu Rwanda nuvuga ngo isi yose izangire bako mu Rwanda ari ikaze u Rwanda n'umubeya no mpamvu rufite bamwe mu bahanuzi bemewe akadare kuwemewe hari abemewe n'abatemewe mamere kubemewe nahera kuri Pastor Claude hari umukozi wa Yongo witwa Amani yari marketing manager mwaravuganye iki gihe twa turi ku rukiko witwa Sebo aza ku rukiko avuga ati wowe uri igisambo cyangwa sibyo uvuga sibyo aho gufite ngo zawe ushaka yetu usebya Pastor Claude na Claude aravuga ati iki kigabo kiri hangaha Amani mbabare sindimo aho gutuka ndikoresha amagambo akoreshwa na Claude bizarangira cibye kuko nyibona mu busambo ejo bundi Sebo nabo baraje ati Amani yibye kamera wari wabihanuye wari wabyeretswe cyangwa ndabimubonye Sebo yarabivuze nyuma ariko kandi bacumwa ni mu Kinyarwanda ngo irya mukuru riba ryazindutse riba ryagiye kureba so urumva rero mu rya mukuru ntiba ryazindutse riba ryagiye kureba kandi buriya akanwa karatura buriya umuntu umwe yaravuze ngo ururimi rurica kandi rugakiza niyo mpamvu rero buriya abana kenshi baba bagomba kwitondera amagambo y'ababyeyi nanone buriya kenshi abakristo mu rusengero baba bagomba kwitondera amagambo y'umushumba buriya ijambo umushumba kuvuzeho ijambo padiri kuvuzeho ayo magambo buriya afite ahantu ava akagira n'ahandi hanagera niyo mpamvu nayo kwitonda rero niyo mpamvu usanga tuba twavuze ijambo twatandukiriyeho gatoya bitewe n'uburakari tuba twatewe n'abantu bamwe rimwe na rimwe ugasanga rero iryo jambo naryo rifite icyo rivuze urumva rero buriya mubwira ngo yitondere mubwira ngo akine n'imbyiro hagakinisha ubwambure bwase oya nawe umfashije gukora amakosa ufatanya cyane agufasha guca umugani kuko buriya ubundi mu yandi magambo burije mushumba burije baza oya umva baraka utwawuca
baraka ubundi ijambo kweditinga ubundi ibintu nk'ibyo byanavuzwe mugomba no kubikuramo yego ariko harabaye ntihakabe nibyo ariko urumva niwabona umuntu akora icyaha umuntu niwabona agwa mu ikosa ngo umufashe kurijyamo urumva je niba ncitswe mashini yawe nticikwa ugomba kubataka akantu ndagakuramo ubu se umuntu avuze ijambo ribi ku gihugu warirekeramo oya kuki utarikuramo ariko mbona yagize ingeso ntarerekeramo kugira ngo afatwe ndakarekera kugira yerekere Ndimbati do yeho rero ku rwage ruhande bana bagiye Mose yakubise ku rutari inshuro 3 Imana yari yamubwiye gukubitaho 2 akubita 3 bitari byemewe yarashoreye abisiraheli ngo abageze i Kanani birangira Imana iravuga ngo genda witegereze Kanani uyitegereze uyirebesha amaso yawe kuyirebura irebesha amaso ariko ntuzayigeramo kubera iki uburakari umujinya aratandukira hanyuma Yesu Kristo avuye gukora igitangaza ikanayigarira ya gutubura amazi akaba divayi ageze kwihekaru we na nyina atashye we na nyina Maria asanga abantu bacururiza mu sinagogi ubwo ni mu rusengero ihene intama inuma buri kimwe cyose ibintu byikura n'ibiki byose afata ibiboko arabizirikanya bibiri ariko ivuga ubutumwa bwiza bwa Yohana 2:13 ngo arazirikanya afata indembo arakubita ngo ni muve aha ni mu nzu ya data ntabwo ari mwiguri anateragura imigezi buri rero iyo umuntu akubita abarakaye abafite umujinya abanarakaye rero umujinya so wa Claude genyine na Yesu yarawugize n'Imana igira umujinya burakari bw'Imana burahari nimujya muri Bibiliya murasanga Imana irakara kuko Bibiliya avuga ngo Samuel wa mbere ibice 5:7 haravuga ngo ni Imana yica kandi ni Imana ikiza rero niba umuntu ashobora gukiza aranica niba umuntu yica yanakiza buri umuntu najya gukubita umubyeyi yagiye gukubita umwana akavuga ngo papa mbabarira mama mbabarira baraka mbabarira ugomba kumubabarira afite papa se wowe urabona ubwo bwana urabona ari ubusa wowe ari ubw'abana ubwo bwana usubwa ubusa hanyuma rero rekabwira abantu bose nta muntu utagira umujinya nta n'umuntu utarakara ahubwo ikibi Bibiliya iravuga ngo izuba ni murakaranya izuba ni karenge mukirakaranyije rero ku rwange ruhande ni ukuri rwose ntugakine n'udusabo twa ariko rero yego wowe Scovie arangije aravuga ati iyi ntago ari imvugo y'umubyeyi cyangwa umupasiteri urangije uramwataka yari kukugira inama byakemutse none se buriya banza wumve buriya se urumva nawe kuri The Choice yaravuze ngo igitsina cy'arakigenda urabyumva neza ntabwo twese ntabwo twavuze we birumvikana nawe uvuga ngo amabyanjye ndagendana nta kibazo Beria mw'ikibazo Scovie reka tumusuhuze Scovie reka tumusuhuze kandi umusaba imbaza ariko byarangiye oya nawe yarazisabye yaravuze ati umunyamakuru Samuel Mutungirehe yarabaje ati ko mbona pasiteri muri iyi minsi wowe na pasiteri atoya nta kibazo gihari ati ni n'uburenganzira bwe rwose ibyo yakora byose atari ko bya bintu yavuze ati Imana izamufashe ntiyazongere kubivuga bivuze ko Scovie mwasaba imbabazi oya nta kibazo dufite rero dusoza kugira tukiveho rimwe kandi n'abandi bose na Ndahiro Valence papi wayishize kuri Twitter ribu nawe reka tumubwire ngo ni umugabo kandi ni umunyamakuru ahubwo reka mubwire Ndahiro Valence papi yitonde kubera yuko agiye gufatirwa kuri ruswa y'ikiganiro kimwe byafunze Theo Ndahiro Valence papi azabirebe neza hari ikiganiro yagiye kuzakora natagishyiraho reka agiye muhanure kugira ngo amenye ko nduma ntambaze umunsi ntambaze n'itariki wabyumvise neza ibi bintu Papi Ndahiro Valence byumve neza Papi Ndahiro Valence umva kino kiganiro neza utuje wabyumvise neza icyo akoza kubera ko Ndahiro ari n'inshuti yanjye nge nanamusengera sinshaka ko yabanza hanure reka mbanze mpanure urumva Jean Paul Nkundi neza
yigeze ampamagara ati ko abantu bavuga ngo ni wowe gukurikira yo Indi mu kiganiro nge nawe na damuru w'impanuro TV ndabwo numva rero nkubwira ndabona ahubwo ari wowe ugiye kumbanzirizayo cyagiye umubaza tese we ko bavuga ko uryamana na Ingabire Victoire ati nibyo koko ariko baragakaze aruderi abendiri inzu urumva kasuka yari yatashize kasuka media TV umwami w'abakire mu by'ukuri reka tugire dutya tuti kira si icyaha biranavuze si icyaha ariko ni ikosa rigize ryaturutse ku burakari uriya mwana amani mu by'ukuri ntabwo urumva isi yose ngo Claude yafugishe yongwe ntabwo cyari ikintu cyiza ariko buriya hari ibintu abantu bakwirakwiza bitari byiza kuko jewe ntabwo nafata umwanya ngo nshaka umwavoka ngire gute ibintu byose mu by'ukuri ntabwo ari byiza rero ariko amande ejo twaravuganye arabati pastor rero uzangure kamfanta nubwo nacumiye nk'umwana ariko ntacyo bitwaye koko se ni igisambi yo kamera yarayibye twaje natwe yakwemeye ko kamera yibye inde amani urumva nirinze kubimubaza jewe nirinze kubimubaza ariko kandi icyo bivuze umukuru yitwa mukuru abana nubwo turi muri social media ariko abana bajye bubaha ababyeyi kubera yuko urumva hari igihe umwana arakaza umubyeyi bigatuma umubyeyi yatura ijambo ku mwana ritari riteganyijwe ariko gatoya uvuze ibintu usa n'uhanurira papi ariko mu buhanuzi ugenda uhanura ibihanura abantu bavuga ko ari ibiki umukandi kandi ndi kumwe na Rwema aravuga ati ese wa mugabo urya wahanuriye imodoka cy'icyumweru igenda nta cyumweru navuze ako yaramabariye hariya kandi ara pastor Claude yaramabariye mu kiganiro baravuganye nta cyumweru navuze ikindi cya kabiri Rwema mwibuke ko yaravuze ngo pastor Claude ngo ntabwo uri ingunzu siko yavuze nanjye ndavuga nti roho musaza we ndabona ubwo wari wanyise ingunzu ubwo nari ukaba uvuze ko ntariyo iyo ni kuko ingunzu ni igikoko ubu rero we nakaba yuvuga ko uri umuserebanya ariko noneho nsanga uri umugabo ufite umudahe nta mpamvu n'imwe aravuga ngo pastor ngo ntabwo uri ingunzu ubwo rero kubw'iyo mpamvu Rwema umukuyeho oya nabimukuyeho kera hanyuma ikindi Rwema kwiyita perezida w'imihanda Rwema turamushinja amafaranga agenda asaba ibitangazamakuru kugira ngo akore inkuru babaza kumwishyura baza wumve Rwema wabyumvise neza perezida w'imihanda ntabwo aratumenyesha kugira ngo tujye dukora ikiganiro n'abantu batwishyuye ntago ngenya nishyurwe baza wumve ariko bawitonze niba atanga ibitekerezo yubaka sosiyete nyarwanda ntakwiye kwishyuza ikiganiro kuko ibitekerezo ntibabyishyuza najya avuga ati mfite ofisi ahubwo aze mu muha ikiganiro agaragaza aho afite ofisi niba ayifite mu gisimenti niba ayifite mu mujyi niba ayifite igikondo niba ayifite inyamata niba ayifite hehe oya mbese mu gisimenti haba indaya kandi ako barage urumva wabyumvise neza ubundi ofisi ye ibahe mwe mukorana ibiganiro ofisi ya Rwema ibahe ahubwo se mbere yuko tugeraho ngaho niba koko yishyuza ibyo biganiro mbaza bicyasandire nawe urashaka kumbaza yego niba koko ibyo biganiro byishyuza twakwiye kumutsibura mbere yuko ugera muri ibyo byose nyine urumva ikibazo gihari ni kimwe ibitekerezo umunyarwanda wese yemerewe gutanga ibitekerezo ni byiza ariko urumva niba umuntu aza akicara akishyuza ikiganiro ayo ni amakuru ari mu mihanda jewe ntabwo nyine nibyo nshaka kugira ngo mbabaze pastor Claude amakuru yafite kandi buryo umuntu ahemutse ba pastor Claude ashaka kumutsibura cyangwa se akamuhana yamucishaho n'akayafuda urabyumva neza we ntabwo ajya kwishyuza nawe ntajya kwishyuza nawe nta kwishyuza ngende mu ntara Kayonza ngewe
hanyuma rero urumva igendereza ryari ritangiye mu kirundi babyita igendereza. Abapasiteri baravuga ngo wikonje, Bibiliya ngo rikivuga ngo wikonje cyangwa ngo wikonja cyangwa niba udakonje cyangwa ngo ubire. Oya yaravuze yasomye mu gitabo cy'Abagalatiya, niba wowe mwagisomanye, yaravuze ngo buriya Laodikiya n'Abadventiste, wabyumvise neza, wandikira itorero ry'Laodikiya ukuri bujya kure rwemo bwarabyivugira ko yishurwa ibiganiro dukomeze arabyivugira ko yishurwa ibiganiro noneho sasa baza uve ubu turashaka kumugabaho audite nka perezida w'imihanda atwereke konte amafaranga ya kampani y'imihanda abikwaye. Jewe rero batangiye dukorana ibiganiro nawe kandi ahubwo umva mubwire yamureke n'umupagani bwashize yarambwiye ati urukumva hari message naraguha yambwiye ati cyagiha ntumarika ijambo agahita rihindura ambwira ngo uzabwire iyo ngunzo ahita ambwira ngo mu gihe nagerageje kugira inama mama yarambwiye ati mva cya gicucu ati yaramubwiye ati ese mu makuru kujya mu by'amasambu ushaje bimeze bite ndi inama ngaherutse gukora kuri nyina ngimwe yaramubwiye ngo wagicucuwe ngo ntihapfa ushaje hapfa ushaka. Iyo message nari nibagiye kuyiguha Imana imbabarire. Hanyuma rero baza wumve se amakuru y'aho afite mu iperereza ryanjye nifitiye nuko rwema akora ibiganiro ngo bamwishyuye kandi nawe ngo yarabyivuye pe onika rabivuze. Oya mu biganiro akora niba ikiganiro yakoranye na Robert yamubwiye ati kugira nzangana uko ari ikintu wampaye ayo mafaranga se ashya kuyihe konti ari amafaranga sa cyangwa se agera niba ari perezida baza wumve yongwe yongwe afungiye kwihesha ikintu cyundi akoresheje uburiganya baza wumve yambwiye ngo kugira ngo reka twumvaze cyane barakaburatsa buretse ariko bitabyawe ndi umunyamakuru yasabye baraka gukanda akanyenyeri yamusabye gukanda akanyenyeri nari ndi hano je nzavuga ibyo nabonye none se ibyo numvise reka twibarize natwe niba ari ibu baza wumve hoya banzureke turashaka kubaza ikintu kimwe iyo bavuga kwihesha ikintu cyundi uyu hakoreshejwe uburiganya uwaramuka hamagarirwa ari hanze bakababwira ati ndi umunyamategeko ohereza amafaranga yego Rwema ntabwo ari umupasiteri byumvikana ayarya nk'iki noneho umukozi nk'umusesenguzi ukenera kwazi gusesengurira akaza akakubwira nawe ukamwishyura igihe cye baza wumve ariko akubwira ati ngwino hano ngwino mu kiganiro Ben ngwino hano wivugire inyuma ya kamera turashaka hano imbere turashaka reka baza mubwire oya buretse Ndimbati azweke dufite Ndimbati buretse Ndimbati aza hano babwira ati jewe kugira ngo n'ubu ntureba Ndimbati ni umukinnyi wa filime yego umuntu wese ukeneye ko mu ikiganiro akeneye ishusho yanjye azajya nyicura ya nayo Ndimbati baza wumve se Ndimbati twamwumva banzureke Ndimbati pasiteri rero pasiteri Claude yego ibi bintu biraza kuba nka bya bindi bakomeje kujya bagushinja ibihe se Ndimbati dore ibintu bakomeza kugushinja bantere kamera oya wambuze kandi izina ryanjye byumvikanye ibi bintu reka nkubwire Ndimbati oya ngwino hano rebesha kamera kwa Ndimbati hano rebesha urabona ibintu baza wumva bya bindi barimo bagenda bakurega bande hano hanze oya baza wumve niba yo baza ushobora kugira gutyo ukibasira umuntu abantu bose Ndimbati buretse bakageze kuri Rwema oya buretse nawe oya buretse Claude
rero urafite umunwa nanjye mfite umunwa niwe untunze kandi byose birashoboka aka kanya Rwema ushobora kuba utangiye kumwibasira nawe kubera ko nawe kuri iyi mihanda arimo agenda ari imbere cyane ukabaho utinya uti ubu Rwema uje muri iyi mihanda kandi iyi mihanda arimo kuva kera ariko Rwema ntabwo ari umupasitori wenda niyaka ntabwo ari icya 10 yaka yabisabye numva kuba yabisabye birashoboka kubisaba uriya muntu yego ni umusesenguzi kuba ari umusesenguzi atandukanye ko mwamugereranya na Potre sibyo none se Claude wowe niba kuhanira ko wasabye icya 10 ukabisaba yego bitandukanye n'ibya Rwema bitandukana bitese uretse Rwema bitese banze ngusubize sawa nta kibazo ibyo ari byo byose ngewe icyo mbona nongere ngisubiremo yego Claude kubera ko arimo arabona kuri imihanda abantu barimo bamwataka cyane bande se nibyo ahubwo niba rusho kwataka nese ndimba kwataka se kandi naje mu mihanda twe turashaka tutari gutuba nkubaza urambaza se kandi numva uhagaze wowe banza wumve se wowe na banza wumve se wowe na wazanye banza wumve bene wagasara Rwema ashobora kuba afite system banza wumve se yo kuba we yabona amafaranga none reka mu Rwashaka ofisi kugira ngo nawe amafaranga no Claude ntabwo acyakira none bavuga ati Rwema hari we yifuza ubundi buryo we turashaka amafaranga banza wumve se turashaka oya banza wumve ese ubundi ushingiraho ubundi ubundi washaka ko perezida w'imihanda abandi inde wenda waba waratoye yaba harabaye amatora tega amatwi wenda imihanda arayibohoje none tega amatwi abanyamihanda bari barabuze banza wumve none arayibohoje none wowe akanya utangiye kumurwanya igihe rero yifite uramwambura ubuperezida ko ntabwo wamuhaye urashaka ko bujyaho ndi banza wumve ubu perezida muri aka kanya tuzatora Rwema ndashaka ko tugenda ahantu niba ari perezida w'imihanda ndashaka duhamagara twereke ko ari perezida by'ukuri erega genderwa muri politike turashaka baza urabyumva neza politike yo muri imihanda Rwema amafaranga agenda soroza muri social media ayashira hehe amafaranga mu buhabanje makuru ayashira he natwe twese tuzatuvuga ngo muduha amafaranga oya reka baze kubwire niba muyaha Rwema tukabimenya twe kuki mutaduha se wumva icyana twe ko mutaduha bene ko mutaduha aravuga nababwiye ni Claude ku maturo byagiye kurwara none ati Rwema kubera system ntawe ihuriye n'amaturo we barimo barayamuka aravuga ati natwe rero nibyo nababwiye kari bya Claude ibyawe rero Claude basuye niba hawe niba kari bakifunze reka kari bakabandi gafunze reka abandi bari baza aravuga ngo mayi icyumweru kimwe imodoka yawe n'inzu bigiye kugenda ntabwo ari icyumweru abona nibikunze ntabwo ari icyumweru ahubwo wowe yego wowe Rwema kunyangaze hano wakanza akanyenyeri oya ntako nakanze bara ujye ugira ukuri rimwe na rimwe zamura ikiganza cy'iburyo uvuga uti ndakabura uwo nkunda zamura ikiganza oya ndayigufasha zamura ikiganza yewe kubera iyo mpamvu mvuyemo hano kubera ko nsanze Claude afite ishyari kwikura mu kiganiro bisobanuye ko atsinzwe rero iyo umuntu avuye mu rubanza iyo yikuye mu rubanza batsinzwe hanyuma rero sasa Claude twizamukiye icyo dushaka ni kimwe Rwema naze yipotinge tubibone urabyumva neza atushyikirize tumumenye atubwira amahame y'iyi mihanda none si impamvu umuntu azagira gutya bati Rwema usanga yagiye kujya mu busesengu yagiye gutanga amafaranga urabyumva neza bamuhaye amafaranga bati ngo uvuga ibi ngibi agiye kuvuga ibintu rimwe na rimwe biterekeranye barakamubwira ati vuga kuri kanaka avuga kuko barakamuhaye amafaranga niba ari perezida w'imihanda naze twicare avuga ati rero umuntu mujye muvuga mutya mu mihanda turasa imodoka yiranga natwe ntabwo tugenda n'amaguru
Pastor Claude reka dushyire umucyo kuri icyo kintu reka mbere nk'ugisobanuye mu munota umwe uza kunyemera kugira tugende ni ukuvuga ngo si ngombwa ko tujya mu byishyurwa rwoma cyangwa se ibyo babikwiye ibikisi hagarara neza wemye reka mpamagara wowe niba onika swezi wabyumvise neza gero mbashaka hari ibintu dushaka wabyumvise neza niba ari perezida w'imihanda navuge office mujye mumusanga mu office panda kuza kuri hotel teki panda kujya hariya panda kujya muri Toki Kicukiro panda kujya mu ntuzo za hakurya niba perezida agira habarizo ko tujya kwa umva uruge baza umve maître Sauveur wari bwa